Rayon Sport na AS Kigali ya Gishuti mu makuru y'imisi. Amakuru ni meza. Hanyuma amasezerano ya muri equipe nationale yararangiye, bimeze gute se mwaba muri kuganira na equipe nationale ku buryo bakongera amasezerano biteye gute muri rusange? Oya nibyo koko birereho nuko amasezerano yarangiye, ibindi rero nta kintu nakubwira ko nta n'igihari. Ubwiye ngo hari ikijya mbere cyangwa se hari ibiganiro, icyo gihe naba ndimo shaka byose ariko ikibazo cyo nuko amasezerano yarangiye kandi nta biganiro n'imwe byabo. Amakoci muri no misi hari amakuru akwerekeza muri equipe ya Rayon Sport yamaze gutandukana n'umutoza Bertinho ku munsi w'ejo. Ayo makuru haraho byaba bihuriye, hari amakuru ufite? Ni nk'ibyo byose nyine, iyo umuntu ari free atari mu kazi avugwa byinshi akumvikana byinshi, ariko nanjye ko nabyumvishe ejo nabisomye n'uyu munsi bagenzi banyu bahoze babimbaza, ariko nkubwije ukuri nta biganiro bimwe biratangira hagati na Rayon Sport, gusa usibye kubyumva no kubisoma, kandi nta n'umuntu abeshyira ko twaravuganye. Coach, ngiye equipe ya Rayon Sport yifuje ko usimbura Bertinho kayitoza tayari? umukozi igihe cyose iyo umuntu yashimye ibyo ukora cyangwa se akubonyemo ubushobozi mu kumvikana ukamusaba ibyo umusaba akabiguha n'ibyo agusaba ukabimwemerera, ngira ngo Rayon Sport ni equipe nziza rwose kwitoza ntabwo byari gitangaza. Coach, wenda tugarutse kuri equipe y'igihugu Amavubi gato tunasoza, watunyuriramo challenge wabarahuye nazo muri equipe nationale, hanyuma ukaratubwira kugeza ubu equipe ntagira hamagarwa, nta mutozi ifite, ese byo ukabigira ko ukagira comment nk'umunyarwanda ariko muri rusange challenge se simbizi mu by'ukuri, kuko nabizi nange murabizi byinshi, wenda nuko wenda mushaka kwijwi yanjye ryo ribivuga, gusa ngira ngo ni byinshi uretse ko wenda si umwanya wo kugira ngo mbivuge, wenda atagira n'uwumva ko ndimo gushaka akazi cyangwa ndimo kugerageza kwikuraho umusaruro muri equipe nationale, ngira ngo niba uburyo bwafasha n'uzayitoza cyangwa se n'uzaplayinga kuyitoza, yazana ibyo azasaba. Ubwo ngiye impamvu nakoze akazi no kubyo nasabye nabibonye, ubwo rero n'uzaza nawe ari byo azasaba, niba bimuha azagakora, niba bimwemerera azagakora. Ndakeka nawe atazatangira akazi adahawe ibyo azaba yarasabye. Gusa si nkunda kuvuga ngo byaturutse aha, uyu ntabwo yampaye ibi, abakinnyi ntabwo bahawe ibi, kanaka ntabwo yakoze inshingano ze. Twese turabizi ku isi yose nzima, iyo umusaruro atari mwiza biba ari umutoza, baba barabiguye baba batarabiguhaye, uba ugomba kwikorera uwo muzigo wose. Coach, tugarutse ku Mavubi muri rusange, wabaye umutoza wa 16 uyatoje guhera 2004 ubwo yaherukaga mu gikombe cya Afurika. Ikibazo kiri mu Mavubi ni abatoza cyangwa ni ikindi? Kuko nk'Ubufaransa bwatwaye igikombe cy'isi kuva ubwo bwagerukaga muri 1998, ni abatoza 5 babutoje. Igihugu nka Algeria, igihugu nka Senegal kuva cyagera ku mukino wa nyuma 2002, ni abatoza bagera muri 4 bagitoje. Amavubi afite ikibazo cy'abatoza cyangwa ni ikindi ku ruhande rw'umutekinisiye no ku ruhande rw'umufana muri rusange? Nanjye mfite mikro, nanjye icyo kibazo nakibaza, kuko ni ikibazo cyiza kandi by'ukuri giteye kwibaza byinshi, kuko mu myumvire yanjye no mu bwenge bwanjye sinkeka ko abatoza bose batoje Amavubi barabaswa. Nicyo cya mbere, kuko hari abavuye hano banabikoze, Ratomire Ruyanga yabikoze, ajya muri Ghana, ajyana mu gikombe cy'isi. Mico yavuye hano ajya Uganda, yajyana muri CAN. Tete yaje hano igikombe cy'isi. Ngira ngo rero sinakubwira ngo wenda ikibazo kiri hehe cyangwa kiri hehe, ariko umuntu wese ngira ngo afite igitekerezo yatangaho. Gusa ngiye ku ruhande rwanjye ndibaza ko wenda natwe abatoza yego bishobora kuba tutameze neza cyane, ariko ndakeka wakwibaza impamvu abandi babikoze kandi hano byaranze, ariko bajyandi bakabikora. Nanjye mu by'ukuri icyo kibazo ndakibaza, ariko sindabona igisubizo cyacyo neza. Umutoza tugaruke ku makipe abiri wayarebaga, by'umwihariko ahagararira u Rwanda mu mikino nyafurika, aracyafite amahirwe yo gukomeza ukurikije uko ubonye no mukino? Ngira ngo byose birashoboka, uko ekipe zaje zikitwara, uko KMC yaje ikabona match ni hano. Kigali yo navuga ko wenda yiri ifite avantage, kuko yo ntabwo igeze yinjira igitego. Birashoboka ko hari ishobora kugera ikabona igitego, ariko birumvikana ko ugiye gukinira hanze bitandukanye no gukinira mu rugo. Haba hari factor nyinshi cyane, haba hari
impamvu nyinshi cyane uba ugomba kugenda witeguye. Ngira ngo rero kuri Kigali birashoboka ko yabona igitego hariya, ariko nanone ntabwo bizaba ari akazi koroshye, gusa birasaba kugenda bizeye ko bishoboka. Rayon Sport nayo navuga ko wenda ikibazo bagize uko babishije igitego hano, ariko Rayon Sport yatwese ko ari ekipe nkuru, kandi ngira ngo match nyinshi cyane mu marushanwa iherukamo yagerageje kwitwara neza hanze kurusha mu rugo. Ngira ngo rero ni ekipe ifite abakinnyi bamenyereye, ifite abakinnyi bashobora gukora ikinyuranyo isaha n'isaha. Ngira ngo rero ko iriya ekipe yatsinze igitego hano, Rayon Sport nayo ndakeka hariya byashobora kwikibona ikabona n'icya kabiri, gusa byose bizaterwa n'icyizere bazajyana no gukora nka ekipe no kumva ko bishoboka, kandi ko ubwo bazaba batari hanze byose birashoboka. Azamu yatandukanye na Ferwafa, ntabwo izongera kwerekana shampiyona y'u Rwanda. Bigiye kugira impinduka ki kuri shampiyona, kuko twabonaga abakinnyi benshi baragiye hanze bakifashisha amavideo Azamu yabaga yafashe. Ntabwo bigiye kumanura urwego rwa shampiyona yacu. Ngira ngo Azamu by'ukuri nanjye nabyumvishe, ntabwo ari ibintu bishimishije, kuko Azamu ngira ngo yagerageje kuzamura umupira wacu mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kuko yamenyekanisha shampiyona yacu mu karere ndetse no muri Afurika muri rusange. Yashoboye kugaragaza abakinnyi bacu, ngira ngo dufite abakinnyi benshi cyane bavuye muri shampiyona yacu, b'abanyarwanda b'abanyamahanga, ariko bose bagaragaye kuri Azamu. Ngira ngo rero abagiye nk'abanyarwanda birumvikana ko ni byiza kuri bo nk'abakinnyi, ariko ni byiza ku ikipe y'igihugu, kuko iyo bagiye hari ubundi bumenyi biyongera iyo bagarutse bafasha ikipe y'igihugu. Navuga rero ko mu by'ukuri bigiye cyo cyari igihe, kuko twari tukibakeneye. Nta natwe no kuvuga ko tubakeneye kurusha uko badukeneye. Yego ni win-win situation, nabo barimo barakora business, ariko nitwe dukeneye kubungukamo kurusha uko batwungukamo, kuko dukeneye ko umupira wacu umenyekana, tuwucuruza, abakinnyi bacu bamenyekana, bakajya hanze ku isi hose. Abari bamaze kugenda rero, ngira ngo navuga ko Azamu yabigizemo nka 90%, kuko amashusho yigaragazaga yivugiraga, ariko niramuka igiye ngira ngo aricyo bizagaragara cyane ku rwego rw'abakinnyi bacu basohoka, ndetse n'abakurikirana bari hanze, ndetse no kumenyekanisha shampiyona yacu nabyo nicyo bizagabanyaho. Nanone kandi tutibagije ko nanone ama ekipe yacu menshi Azamu yahaga inkunga, urumva ko miliyoni 10 niba ntibeshye kuri sezo kuri ekipe, ntabwo ari amafaranga make. Ngira ngo rero ibyo byose bishyize hamwe wavuga ko cyaba ari igihombo cyane Azamu igicitse. Nakoze.